urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Umurenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki. Ubugeze turabatuye ibigori bye inakahako gusa ugurishizwa haba hazwe. Icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara imyumbati ntangameze gute soko rije bigashyira ku giciro hari abashaka igiciro cyabo genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni ibihumbi 21 uzishyura ngo n'amagana. itangazamakuru rigamije amahoro. Nitwa Iraguha Richard Dani, nkaba ndi umunyamakuru muri Pax Press. Ninjye ugiye kuyobora kino kiganiro cy'urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Ikiganiro no cya Pax Press iterwamo inkunga n'imiryango 11 ndetse na RGB ni ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere mu Rwanda, kikaba kandi kinaterwa inkunga n'umuryango nterankunga w'Abanya-Norvège ariwo bita NPA. Tujye kuganira rero ku buzima bwa hano. Ubwo rero ntangira kuyobora kino kiganiro ndafashwa na bano bagabo babiri, umwe yitwa Elize Byiringiro, uriya yitwa Etienne Gatanazi. Baraza kugenda babazengurutsa mu mikoro, babahiya mikoro kugira ngo tufatanye tuganire ko turi mu murenge wa Muzo, ni mu karere ka Gakenke. Ni uyu murenge rero ukabugizwe n'utugari dutanu, imidugudu 35. kakaba kagizwe uyu murenge wa Muzo ukabugizwe n'abaturage bagera ku 21,500. Uyu murenge uhana imbibi n'indi mirenge irimo Mataba ndetse na Mugunga. Tugenda muri uyu murenge twasanze hari ikigo nderabuzima kimwe ndetse na poste de santé imwe abaturage babasha kwivurizaho. Hari amashuri, hari primaire, hari yayandi y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 agera kuri 3 ndetse hakaba na y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 ishuri rigera kuri 1. Uyu murenge ukaba cyangwa se aho twicaye ni hafi y'ikigo cy'amashuri mu kagari kitwa Rwa nkuko bavuga Rwanda. Uvuye ku karere ka Gakenke wasanga hari nk'ibirometero nka 20 kugira ngo ugere ahangaha twicaye, aho tugiye gukora bino biganiro bitambuka kuri aya maradiyo. Tuza rero twaganiriye n'abantu tukurikirana amakuru dusanga ahari muri cya gice cyahoze cyitwa Ubukonya. Nibyo? Aha, bati yego. Mu Bukonya ni iki kihazwe muzeyi? Igira hejuru tuganire, ndabona wowe ushobora kubuza ibintu by'Ubukonya. Bakwita ndi? Nitwa Eugene Ntirukumirwa. Ubukonya rero ukuntu bwahoze kera, bahoze ari abantu rwose bagira ubumwe rwose hose, nuko wabona Ubukonya. Ubukonya koko. Ubukonya ni sura yahozeho kera ko ari Ubukonya. Aha se ko bavuga yuko nahoze ndeba imisozi hari hakurya ya za Ndusu, ari ya Ndusu ngo hari ikirenge sindahajya ko tubwira icyo kirenge kimaze gute. Urashaka kugira ngo umenye ikirenge cyo ka Ruganza. Ngo kiri hano se muri murenge wa Muzo? Kiri hano mu murenge wa Muzo? Kiri hano muri Ndusu. Muri Ndusu ni hariya hepfo twamanukaga, ndetse hari na ubudakebuka abantu bahanyuraga ari nkurikiranye. Umuntu waba arabonye icyo kirenge ninde ngo atubwire ku by'icyo kirenge? Yego mukecuru, igira hejuru rwose. Ahangaha mwabyumva badukurikiye ko ni mu Bukonya, ariko hari n'imisozi nyaburanga nk'uwo musozi bavuga wa Ndusu. Hano hari umusaza ushaka kutubwiraho izina Bukonya ryavuye. Yego Gatanazi muduhereye ndangura amajwi. Nigire hejuru adusobanurire izina Bukonya ryavuye. Uwo musaza ndabona ni naribonye. Mutwibwira amazina yanyu muzeyi. Ubukonya bazi twibwira amazina yawe. Nitwa Yabasanganywe Yusita. Ubukonya aho bwakomotse bwabushaga amakoma gukomera. Amakoma gukomera. Amakoma nayo namaki? Na amasaka ya atinitse. Ubwo se Ubukonya Ubukonya n'amasaka bigahuriraye. Kugira ngo Ubukonya buze bwarakomeraga, noneho abakuru ba kera baza kubona ko amakoma gakomera bawita Ubukonya barabwitirira.
Ruganzu azamuka Butambwe, ingabo zarateraga, araza n'ingabo ageze kuri Ndusu, aricara araruhuka, ashinga icumu rye, niho bahatiriye izina. Aha, umusaza ntabisobanurira. Na ahangaha turi mu gice cy'Ubukonya, ni mu murenge wa Muzo, mu karere ka Gakenke, mu ntara y'Amajyaruguru, ariko mu Majyaruguru bagiye bavuga ko hagwa ari muri white mu bice by'Uburasirazuba ho ni mu abantu barasuhusera kubera amapfa. Aha se ni bura kavura karagwa. Nibyo mu mabuka kumutubwira. uyu musaza reka abidusobanurire neza naho ngiye bivuze nabeshya. Murakoze, nitwa Bazimaziki Aphrodisi, akavura mu karere ka Gakenke, umurenge wa Muzo, kabonetsemo vuba. Ukuvuga ngo mu mezi 3 yarashize abaturage cyangwa se abavandimwe bagize akabazo k'izuba, bategereza barayibura. Ese wowe utuye mu kaye kagari? Muri kagari karwa. Aha, umunyamurirwa imvura ariho yabuze honyine. Reka twumve n'ahandi. Hari undi muntu utuye mu kandi kagarira akavura kameze gute? Kuko hirya iriyaho mu Burasirazuba nimwumva ukuntu byakomeye. Yego muzeyi, tubwire amazina yawe, ubundi tubwire ubundi mu Majyaruguru hajyaga hago akavura rwose abantu bakaza guhaha. Yego, nitwa Habimana Maurice, ntuye muri umudugudu wa Bitaba, akagari karwa. Imvura muri iyi minsi maze iminsi yarabuze. Mbere hari ikigega cy'imvura, ariko muri iyi minsi yaje kudutenguha ikirere, imvura igwa itize, ariko ntabwo twihebye, imvura yarabonetse. Ubwo niko umwana ahinze, ubundi ntabwo bamuhingishira aha kuko ntabwo rwose ubutaka bwaho nta utaburahira mu Rwanda. Ubundi muhinga iki? Duhinga ibigori, bahinga ibishyimbo. Yego, ibyo bintu nibyo bikunze kwera muri iyi midugudu. Ibigori n'ibishyimbo gusa, nta wundi muntu wamwunganira? Dani hari abonemo kuvuga n'ibindi. Hano hari undi ushaka kugira icyo bivuga. Hano muhinga iki? Izuba rero ryaje kuduhungabanyaho gatoya, kubera ko ibishyimbo twari twarahinze mbere byarumye. Noneho rero ibigori nabyo twari twateye nabyo byaje guherayo hasi mu butaka. None rero ariko akavura karaguye, ibyo twahinze nyuma bitangiye kuzamuka, ariko rero ibya mbere n'ubundi nibyo twari dusanzwe tweza, ni ukuvuga ko yaje kuduhungabanyaho gatoya. Ariko n'ubundi twatangiye igihembwe cy'ihinga, ntitwitangiye ejo bundi na? Ntitwitangiye ejo bundi? Ubu twarateye hano muri Muzo, mwarateye, ubu mutegereje kubagara. Bimeze gute? Mutuganirire, mwateye iki? Bimeze gute? Igira hejuru gatoya mama tuganire. Nitwa Liberata Ntanyungu. Izuba ryaravuye rirava, tubura amaherezo, tubura mbese iyo twagana. Noneho rero izuba rimaze kuva imyaka imwe yahezeyo, kubera izuba ryabihejeje mu butaka. None ubu ibyo twateye cyokora bimwe biri kumera, ariko hari n'ukuntu twagiye tubura n'imbuto, ubwo nyine ahasigaye ubu tumeze nabi. None se twatuma ko nanyine kujya kuvuga ku kiba cy'imbuto mukecuru, iyo mbuto yarabonetse yaje ryari? Kuko nta mbuto dufite, nta mbuto twabonye. Ariko ahangaha harimo abavuga ko batayibonye. Muhereye umusaza mu mikrofone, muzegira hejuru gatoya tubwire. Ndabona ni ntore rwose. Nitwa Byarimana Claude. Ku kibazo cy'imbuto cy'ibigori, nubwo imvura itabonekeye ku gihe, ntabwo twabiboneye ku gihe, uretse ko bibonetse muri iyi minsi. Imbuto y'ibigori mwarayitegereje se ntiyaza? Ntimwari muyifite? Twarategereje ntiyaza. Batubwiye ko tugomba kwiyandikisha, noneho bakazatuzanira imbuto. Ese ndigomba kuva hehe iyo mbuto? Ntabwo muyifite? Ubuyobozi babwira ko igomba kuva he? Ngo muri rada niho bigomba kuva. Noneho bakatubwira ngo twere ku iyacu, ngo twere kubika, ngo bazaduha imbuto. Icyo ni kimwe cy'imbuto. Imbuto uyu mugabo we ngo ntiyayibonye, ariko umenya hari abandi babonye imbuto. Elize, uwo mugabo yashaka kuvuga iki? Nitwa Kamari Matayo, nkaba ndi umuhinzi mworozi ushaka kubigira umwuga. Mu by'ukuri kiriya kibazo cy'imbuto buriya habayeho amatsinda
muri gahunda ya twigire mu midugudu, hanyuma abaturage bariyandikisha. Gusa imbuto nubwo yatinze ariko nyuma yageze aho iraboneka. Ariko bantu dusobanurire icyo bita gutinda kw'imbuto, icyo bita gutinda kw'imbuto ni iki? Nuko iriya saha igera yo kujya guhinga wagera ku mwagorodira ushinzwe kuduha iyo mbuto, bakavuga ati sirangeraho, noneho ati nimwiyandikishe mutegereze. Noneho ariko kugeza ubu ngubu noneho byagiye biza ariko ni bike kandi biza bikerewe. Dani, hano hari undi muntu uvuga kuri ikibazo cy'imbuto. Ngiye nitwa Mukarugira Leoniya. Hanuka mu kagari ka Mwiyando mu mudugudu wa Kagano. Ku kibazo cy'imbuto baratubwiye ati ni muhinga, ariko turi guhinga baratubwiye ngo mutazatera imbuto yanyu ngo tuzabazanira imbuto. Ubwo mwahinze ikintu kugira ngo muhinge umurimo ubura aho ngaho nta kintu kirimo? Twarahinze baratubwira bati mutazatera imbuto yanyu tuzabazanira ifumbire tubazanire n'imbuto. Twari baruje amaze kutubarura baratubwira bati ifumbire rigiye kuzaza n'imbutize. Ubwo twagiye ari mukararama arabitara mukararama, nuko ifumbire tukaribura imbuto tukayibura, mbese biri uruvunge turayoberwa n'ingano twarazibuze. Ubu ngubu nubwo twahinze aho twatuboneye izuba ryaravuye kubera guhinga inagiye kubura imbuto. Urabona ko imvura bwa mbere yaguye ikagwa dutegereza imbuto turayibura. Ubwo rero nubwo twahinze izuba ryaravuye rirava tugeze aho twamaze iyo mwijuru Imana wakoze ibikomeye koko ubu tuzatungwa ni ukuvuga ngo mu gihe hari kirimo akavura mwategereje imbuto murayibura, imbuto iza nyuma izuba ryaracanye. Niko byagenze muze. Reka twumve muze. Reka numve n'uyu musaza. Nje nitwa Karegeya Marcel wo mu mudugudu wa Kagano, akagari ka Mwiyando. Yego. Ubundi mu Kagano twahingaga imyaka yitwa nzirane, ariko mbere ibyo twahinze mu kwezi kwa kane byaragiye. Inkangu zarabijyanye. Hanyuma baratwandika batwizeza ko bazaduha imbuto. Ubwo imbuto twarayitegereje turayibura. Hanyuma batubwira bati igihe tushaka guhinga ibyo byanzirane batuzahinga ikigori yahunguye tuzakirandura tunamufunge. Ubwo ngubwo ibigori twagiye dushakisha muri abo bacuruzi babyo, itugori tutubonye tuduteye izuba riratubatse ntitwamera. None ifumbire batubwiye tuzabaha ifumbire, ifumbire tuyibonye ejo bundi nimwe yitwa ire ntabwo barayiduha yahezeho kandi twatanze amafaranga. Ejo bundi mwayibonye ryari? Ifumbire mwayibonye ryari? Ifumbire tuyibonye ejo bundi aho imvura igwiriye, muri imvura iguye. Mu kwa kangahe? Hano Dani hari undi musaza reka nze gatanazi, reka tubanze twumve uyu musaza. Ni mu kwa kangahe ifumbire bayibahaye? Ni mu kwa 10. Muri uku kwezi kwa 10? Mu kwa 10 ku ntangiro yako. Ubwo rero niko byagize ibibazo n'ifumbire yindi yo yayire ntabwo turayibona, nibari kwitwambura nibari kwitubura nuba amaso gaheze mu kirere ko bari savo ko bayibonye. Hano hari umusaza ugira icyo bivugaho Dani. Uwo musaza nawe ashaka kwifumbire n'izindi nyongera musaruro. Mureke twumva nure musaza uri hariya hakurya. Nitwa Yohani Batista aho hoze. Nyakubahwa uriya CDF wacu yaratubaruye muri gahunda yo guhuza ubutaka kugira ngo bazadushakire imbuto. Atubaruza ari mu kwezi kwa 7 batwizeza ngo imbuto kuri 5 z'ukwa 8 izaba yabonetse. Kuri za tariki 5 z'ukwa 8 imbuto ntiyabonetse. Ariko mu ntangiriro z'ukwa 9 tugiye kugira ikibazo, haza ifumbire ibigori birabura. Ubwo se bya ifumbire yari kuba ifumbiriye. Pardon. Uwo rwiyemeza mirimo yakomanze ifumbire n'ibigori, ariko bamanza kumwohereza ifumbire. Bamwohereje ifumbire kubera ko buri muntu yarafite ari yandikishije azahingaho, bakamugenera nk'ibiro 5-6 by'ifumbire ngo ibigori nibiza nabyo azabifata. Mu ntangiriro z'ukwa 9 ibigori biraza, biza ari ubusa ari toni imwe mu murenge wose wa Muzo. Uhageze mbere bakamugenera ikiro kimwe gihuje n'ibiro by'ifumbire yafashe,
n'ubu amafaranga bari bagiye abandi dutanga ituze reka twumvikane gatoya aracyariyo ntabwo nari nabikuraho ngo mbimareyo ariko ibigori twafashe mbere mu kwa cyenda ubu turangije kubimenera. none se wavuze yuko byaje bikaza ari na bikeya byaratinze biza na bikeya byaje ari bikeya toni imwe mu murenge wose wa Muzurumba ko toni imwe ntacyo yamara mu tugari dutanu. none se kuki bitinda ubundi ibi bigori yaba ifumbire yaba bariya baturobanurira imbuto y'indobanure niwo badutinza ntahari rwiyemeza mirimo. urakoze cyane aha hari umugabo aravuga ko ngo biranahenze igira hejuru gatoya muzeyi nawe utuganirire uyu wari bavuga ko binahenze ngo niyo bije bikerewe biranahenze bakwitane nitwa Munyanyindi Bujeni. vuga cyane Munyanyindi umugabo ni ukuvuga ngo iyi mbuto nta mbuto tubona ni ukutubesha umuntu ni ukuvuga ngo batubwiye ngo niduhinga imbuto yacu ngo bazadufunga mbese ngo mbese ukadufata nka tutagira agaciro. ibyo urimo kuvuga n'ibyo uriya mugabo nawe yahoze avuga uriya wari uhagaze hariya niyo mbuto se bavuga ko babahana muramutse muyiteye imbuto nabwo tuba twayiguze mu giturage bakavuga ati nimuyihinga uko byari tuzabafatira umwanzuro ariko ngo n'imbuto y'ibigori urimo kuvuga y'ibigori cyangwa se y'ibishyimbo ngo bazaza babirandure kubera tudakurikiza igihingwa. ese abo ni bande babibabwira nyakubahwa ubuyobozi bamwe abari abaturage se cyangwa n'abayobozi gutyo mbese batuyobora ariko wowe uvuze yuko hari wabikubwiye ni nk'umugoronome aravuga ati iyi mbuto nimuyihinga muzaba mufite ingorane ubwo rero tugapfira iyo ngiyo noneho n'izuba ryava nuko nyine bigahira iyo ngiyo. reka twumve hariya kwa reka twumve n'undi hano agira icyo abivugaho igira hejuru gato tuganire rero bakwitane. nitwa Munyabasungu Bonaventure nkaba ntuye hano mu mudugudu wa Kagano. ikibazo cy'ifumbire ntabwo kizira ku gihe. serivisi zo muri uyu murenge mu bigaragara ziradindira cyane. twari tukubajije ni mwe mujya gufata ifumbire ni izo nyongeramusaruro ku mwagurode cyangwa ni uzibazanira? nitwe tujya kuzifatayo hariya hirya mu Kararama ariko nabonye ari hafi nta kibazo. ni hafi ariko ikibazo dufite imicungire ya serivisi muri uyu murenge wa Muzo mu by'ukuri ntabwo igenda neza. mukumva byagenda gute? twe twumva ko niba bafashe icyemezo ko abahinzi twaba dufite ububasha bwo guhinga duhingiye ku gihe batwoherereza imbuto nziza kandi y'indobanure yihuse. hari n'ubwo bayohereza ikaza yarapfuye ikaza ari ibihuha rwose nta musaruro iduha. ariko nta mwagorodira uri hano nta muntu w'umwagorodira muri bariya bahoze bavuga mu murenge wa Muzo arahari? reka twumve umwagorodira. ibyo rero ibibazo ngira ngo uyu mwagorodira agiye kugerageza gusubiza. natubwire ko hari ngo baza kwifata iwawe mu kanya turavugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muzo bwana Evergiste Gasasa atubwire uko bimeze. twakumvikanye tukumva agorodira uko atubwira imbuto ifumbire gutinda kwabyo ubundi ngo naho batari bayibona. murakoze nitwa Uwingabiye Felix abandi umucuruzi w'inyongeramusaruro ku bijyanye na gahunda yo gutinda kw'imbuto n'ifumbire. iyi sezo habayeho gahunda yo gutinda bitewe na sisitemu nshya twari turimo gukoreramo kubera ko isoko muri ino sezo byagomba gukorwa na reserve force. habayeho impinduka mu gukora amarisite ya Twigire kuko tugomba gutanga komande. ayo marisite yamaze kutugeraho rero twatanze komande ariko habaho ikibazo cyo gutinda kw'imbuto ariko ubu bikaba biri ku buryo bwo kunozwa ku buryo bigomba gukemuka ku buryo bwihuse. none iyo batari bayibona bigenda gute? mubafasha iki? kuko urumva barahinga bategereje gusarura kandi abenshi muri bano batuye umurenge wa Muzo 2021 abenshi batubwiye ko batuzwe n'ubuhinzi. ubwo bigenda gute? iyo batari bayibona tuba dukora ubuvugizi ku buryo bwose bwo kugira ngo iyo mbuto yihutishwe. ubwo namwe ikibazo si cyanyu. reka twumve icyo umunyamabanga nshingwabikorwa
b'umurenge wa Muzo bwana Evergiste Gasasa icyo abivugaho. Bibutsa ko ari ikiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi, ikiganiro cya Pax Press umuryango nyarwanda w'abanyamakuru baharanira amahoro, tukaba turi mu murenge wa Muzo. Bwana Evergiste nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge, ikibazo cy'inyongeramusaruro kimeze gute, mu gifatira izihe ngamba? Murakoze cyane, murakoze ko mu mwanya wo gusobanura iki kibazo cy'inyongeramusaruro. Navuga ubwo ni imbuto nziza, ariko kandi umuntu yavuga ko kugira ngo umusaruro wiyongere nyine nuko mwegereze mikoro gatoya, nuko abaturage bakoresha n'ifumbire. Nuko abaturage bakomeje kugenda babisobanura, navuga yuko imbuto n'ifumbire bitagerera ku baturage cyangwa se ku bahinzi igihe nk'uko tubyifuza. Wenda ndaza kubisobanura, ariko nanone aba bahinzi borozi bacu bakwiye kubyumva. Mu gihugu cyacu nta hantu dukora imbuto, nta hantu dutuburira imbuto mu buryo wavuga imbuto izahaza igihugu cyose, ndetse nta n'uruganda dufite rukora amafumbire. None babituburira hehe, bikorerwa hehe nimba mutabifite? Ibyo byose bisaba kubitumiza mu mahanga. Imbuto dufite ituburirwa mu Rwanda ni yitwa Tamira, kandi muri ibi bice birebire by'ahangaha mu misozi nibura duhinga ku bigori iburide 629. Iyo mbuto rero ntabwo ituburirwa hano. Impamvu bitabonekera igihe iya mbere ni iyo ngiyo, nuko tubanza kwitumiza, ibanza gutumizwa mu mahanga. Ariko icya kabiri, ariko bwana Evergiste baravuga yuko mbere bajyaga bayibonera igihe, ahubwo ino sezo barategereje barahebye nibwo yatinze. Nicyo nashaka gusobanura. Akoze bwa mbere systeme yari yubakiye ku matsinda ya Twigire Muhinzi, ni ukuvuga aho abahinzi bose bahinga bahurira ku butaka, buri muntu wese akandikisha ubuso afite. Ubwo buso nibwo bwatumaga iyo ageze ku mucuruzi w'amafumbire avuga ati mfite R5 R2, akamenya imbuto y'ibigori amuha, akamenya n'ifumbire amuha. Ibyo rero byari bishingiwe ku bo bitaga abagorodira. Abagorodira bwo ni nabacuruza inyongeramusaruro, nabacuruza inyongeramusaruro n'imbuto. Mbere twari dufite stoke hariya hepfo mu Gakenke, ku buryo uwo mucuruzi w'amafumbire n'imbuto yatangaga komande kuri depo iri mu Gakenke, bakamupakirira bakazana ku murenge. Ariko murabizi namwe nk'abanyamakuru ibibazo byagiye bibamo mu mafumbire, harimo fraude no kuziba. Ni ibibazo, harimo abantu batabizi. Ibyo bibazo ndatekereza barabizi. Nababwiye ko haba muri aka karere u Rwanda ruherereyemo, haba no mu bihugu duturanye, ntabwo ntekereza ko nabo bakora amafumbire batubura imbuto. Wasangaga ifumbire nyinshi za ikarenga imipaka ikajya gucururizwa mu Bugande, ikajya muri Kongo, indi ikajya mu Burundi. Iyo systeme rero mu buryo bwo kuyinoza habaye kuva kuri iyo depo yari mu Gakenke, hanyuma hajyaho systeme yo gukoresha koperative ya Reserve Force. Ikibazo cyo gutinda, iyo Reserve Force ni mu Kinyarwanda ni iki? Koperative y'Inkeragutabara. Hanyuma koperative y'Inkeragutabara ntekereza ko uko yari twatekerezaga yuko nta fraude izongera kugaragaramo, kubera ko mu buryo bwo gucunga umutekano n'abantu bari baba professionnel b'umwuga. Ariko haje kuzamo akabazo gatoya, nuko depo iri i Kigali, abakora komande bose bagakora komande i Kigali, nka komande 20 cyangwa z'igihugu cyose zigahurira hamwe. Uburyo bwo gupakira akaba ari bwo bugenda butuma imbuto n'ifumbire bidasa naho bibonekera igihe. Ni ukuvuga ngo nyakubahwa gitifu,
depo y'imbuto n'ifumbire byari biri hariya mu Gakenke ho hari hafi buriya hari hafi none ubu ngubu basigaye bajya kwifata i Kigali basigaye batanga komande i Kigali komande zigahurira ari nyinshi noneho ni nabo bapakira bakabagereza aho bashinzwe gucururiza za nyongeramusaruro n'amafumbire. None ko abayobozi bo muri za ministeri nk'ubuhinzi n'ubworozi bavuga ko nyongeramusaruro zigomba kumanuka zikagera ku baturage, aho numva no ziri i Kigali, kuki zitamanuka ngo zize ku muturage nyine ahantu aherereye habura iki? Nibyo nasobanuraga, iteka no kugenda tunoza. Ntabwo twari kwishimira yuko ifumbire n'imbuto byegera abaturage, ariko nanone abaturage ntibabigiremo bikigira mu bihugu duhanye imbibi muri bwa buryo bwa fraude n'ubujura. Tugenda rero ni na politike y'igihugu yo kugenda iteka binozwa. Ndatekereza ko uyu munsi wenda byaratinze, tugira n'ibyago imvura ntiyabonekera igihe, ariko ababonye ifumbire mu kwezi kwa 9 mwumvise ko abafatanyabikorwa b'abahinzi n'aborozi ubu ngubu barimo kumenera. Mukizeza icyo abaturage? Icyo twizeza abaturage kandi ntekereza yuko ari ubuyobozi bwacu bukuru bw'igihugu bushaka, nuko ubuhinzi n'ubworozi bugomba kuba umwuga. Ntekereza ko Reserve Force aho ngaho yahabonye isomo kandi birimo kunoga. Ubu noneho ubundi hari nuko hari stock cyangwa muri buri akagari kose kakagira depo y'inyongeramusaruro. Buri kagari kazaba gafite depo y'ifumbire n'imbuto. Ibyo bintu ko ari byiza bizaza ryari gitifu. Sezo twari turi muri sezo A, iyi ngiyi turimo gusoza. Ntekereza ko sezo ikuri sezo A 2010 ifumbire n'imbuto bizaba biri ku kagari, kwako twamaze no gutanga urutonde rw'abazajya bakorana n'inkeragutabara. Inkeragutabara zikazana ifumbire ku kagari, abashinzwe gucuruza nabo bagacuruza. Ubwo se nimwumva ko nibiza ku kagari bizaba bikemutse? Arakoze cyane Bwana Evariste Gasasa, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muzo. Turi mu kiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi, ikiganiro cya Park Express. Turi mu murenge wa Muzo nkuko nabibasobanuriye, turi kuganira n'abaturage baho, aho twicaye ku kibuga cy'amashuri hano hafi mu kagari Karwa. Ariko hari ikintu umugenzi wanjye Ndirwa arambaza ati se ubundi imbuto ibonetse mukanahinga mugasarura ibigori mubona isoko ryabyo biragurika, nibyo bituma mwambara mukarihira abana, ubundi umusaruro wabonetse bigenda gute? Kuko kubona umusaruro ni kimwe no kubyaza umusaruro ni ikindi. Yego, nje nitwa Yohani Batista Gato, nkaba ntuye mu murenge wa Muzo, akagari ka Mwiyando, umudugudu wa Gitoki. Nawe uhinga ibigori? Nanjye mpinga ibigori n'ibishyimbo. Ndumva rero kugira ngo tuje tubonera imbuto igihe bijanye tuje tubonera imbuto igihe, ndumva ko wenda buri muturage aramutse ahinze akagira aho yabona yabika nk'ibiro 20 yabihunika bikwiwe mu rwaka bibika aho ngaho, none igihe cyazagera akaja gufata iyo mbuto ye bitamugoye. Ndumva rero byaba byiza twaduhingira igihe n'ifumbire bakayishyira hafi aho ngaho, noneho ibibazo bigatungana. Ndumva ni igitekerezo cyane. Iyo mwejeje ubundi bigenda gute? Ibigori ni yo soko y'ubukungu bwa hano warushaka kuvuga ku isoko ry'ibyo bigori. Natubwire. Sawa, murakoze. Nitwa Mujyanama Vedaste. Yego. Ku kibazo imbuto ibonekeye tugahinga bikera, kubona isoko biratugora. Impamvu bitugora, imiterere yacu ni mu biturage na imihanda tugira. Niyo wabigeza ku isoko bisaba gutereza abaturage ku mitwe bakabyikorera amagare, bikajyaho twabona imodoka n'ubundi ntacyo tukibonamo yashiriye muri transport. Icyo ni ikibazo na imihanda tugira, n'ubundi kubona isoko biratugora. Murakoze. Ubuye ngo biramugora, yeka twumve n'uriya mubyeyi. Murakoze. Nitwa Mukamurenzi Serafina, ntuye mu kagari ka Kiryamo, umurenge wa Muzo. Iyo twabonye imvura ku gihe, imbuto ikabonekera ku gihe, duhinga igihingwa cy'ibigori ndetse n'ibishyimbo bikera. Mu by'ukuri rero ahubwo iyo byeze uyu murenge wacu ufite ikibazo, nta soko tugira.
ikindi cya kabiri nta mihanda. Ni ukuvuga ngo iyo twabonye umusaruro ni ukwikorera ku mutwe tukawujyana ku masoko yo hirya. Hehe amasoko ya hirya yayo. Murakoze cyane. Iyo twabonye umusaruro tuva ino twikore tukajya mu isoko rya Gakenke epfiri yo mwahabonye. Niryo soko dufite rigari. Gakenke uvuye aha ngaha twabonye harimo nk'ibirometero birenga 20. Yego. Ni hariya nyine muvuga? Yego. Ikibazo rero kiri muri uyu murenge uwaduha isoko akaduha imihanda. Ngira ngo aho mwanyuze mwabibonye umuhanda dufite amahirwe mwagize nuko nta mvura yaguye. Iyi mvura iba yaguye ntabwo mwageze ahangaha. Dukeneye isoko, dukeneye umuhanda, ubundi ibindi byose rwose tukaba bakire. Murakoze. Arakoze cyane. Igira hejuru nawe tubwire. None se igira hejuru tubwire mama. Igira hejuru gato haguruka. Dani hano hari uwinkwakuzi ushaka guhita tubwira. Nge nitwa Mutarutinya Benjamin. Ikigaragara cyo hano ibigori iyo tugiye kubigura ku isoko ngo tubihinge, ikiro tukigura ku mafaranga 500 cyangwa se 600. Ariko twe nk'abaturage iyo tubyejeje twagize amahirwe byabonekeye ku gihe, ikiro rwiyemeza mirimo apropose amafaranga agomba kuguha hagati y'ijana cyangwa se 110. Bityo wagenekereza ku musaruro wabonye nk'umuturage washoye amafaranga ngo utere imbere, ugasanga ntaho uvuye nta naho ugiye, ariko tugasanga inzitizi ziterwa nuko nta soko dufite, nta muhanda tugira, bityo mbese muzo ugasanga iterambere ryacu ridindiriye mu kutabasha kugeraho twajyana. None se hano muri muzo umucuruzi ni ugenda igiciro, simperuka ministeri y'ubucuruzi yaragena igiciro ni ubucuruzi. Aho ngaho kubera yuko biba byabonetse ari byinshi, rwiyemeza mirimo ari umwe akugenera kurikije uko mubimuzanira mu byivana ngo bitababoreraho. Aha ngaho umuntu bagurira umusaruro ni umuntu umwe wenyine. Umucuruzi dufite hano muri zone ni wa wundi wagaragaye nk'umwagoroda w'ubuhinzi, ni ugura ibigori wenyine. Uriya ni umucuruzi w'inyongera musaruro akongera akagura n'umusaruro. Nuwo nguwo niwe dufite. Murakoze. Nitwa Uwizeyimana Placide, nkaba ntuye mu murenge wa Muzo akagari Karwa umudugudu wa Nyagahondo. Ku kijyanye n'isoko ry'ibigori ni ukuvuga ngo hano iyo igihe cyagenze neza tugahingira igihe tukaba twateye imbuto y'urobanure ibigori birera pe, kuko hava n'imodoka nyinshi zipakira zijyana. Ariko noneho bitewe nuko imihanda ari mibi, noneho n'umucuruzi bicuruza akaba ari nk'aho ari umwe mu murenge wose, iyo ugezeyo arakugenera. Kuko abagenera ngahe mutubwire amafaranga ntago agerenza amafaranga 120, iyo byahenze cyane bigurisha 50. Iyo byaguze makeya? Iyo byaguze makeya bigura amafaranga 100. Dani hano umwagorodira yashaka kugira ikintu abivuga. Ariko atari yavuga hari ikintu uriya mugabo akomoje avuga ati umusaruro uba mwinshi cyane bigatuma banaduhenda. Nta kuntu se mujya munabihunika? Ni ukuvuga ngo ukabibikana ukazabicuruza nyine byabuze. Ni ukuvuga ngo inaha nta buhunikiro bw'ibigori buhari. Ni ukuvuga ngo iyo umuturage abyejeje niwe ubasha kugira ngo arebe ukuntu yabika umusaruro we, ariko bitewe n'ikibazo cy'ubushyuhe n'imungu usanga umuntu ari kubigurisha avuga ati bitazamunyira mu nzu. Nta buhunikiro rusange dufite muri uyu murenge. Nta buhunikiro mufite, ndetse niyo mubihunitse biramungwa. Reka twumve na Agrodea naboneka wa koperative y'abahinzi hano nawe tubwire uko bimeze. Murakoze. Ikibazo kijyanye n'umusaruro akose mutari mwavuga koko ni mwebwe mwenyine muhari mu umusaruro? Oya, hariho n'abandi bagenzi banje bagura umusaruro. Kuko umusaruro kubera ko nta soko dufite ugurirwa mu masantire anyuranye. Kuri ibyo bijyanye n'umusaruro, iyo dutangira kugura ibigori igiciro gitangazwa na Minagiri. Ariko ikibazo kirimo wenda hano kiba gisa nk'aho ari umwihariko, hano harakonje. Minagiri yatangaje angahe kilo cy'ibigori? Amafaranga 140 niyo biheraho. Niyo makeya. Ayo niyo biheraho. None ikibazo kibamo ibigori hano byera mu kwezi kwa 4 kandi abari igihe cy'imvura. Noneho ibigori bikaba ngombwa ko umuturage abizana ku isoko bigifite bwa buhehere bwo hasi, kandi ibigori kugira ngo bigemure muri Minagiri hari ubuhehere baheraho. No kuvuga ngo hano ibigori byera dufite ubuhehere buri kuri 18,
mu gihe Minagiri ishaka hagati ya 13 na 14. Mu yandi magambo babizana bigitose, biba bigitose bikaremera bakabona ibiro byinshi. Icyo gihe bigatuma rero bya bigori bitangira kwera bigura amafaranga make kubera ko hazamo imirimo yo kubyanika no kubitunganya. Ariko namwe niba Minagiri basaba ibyumutse muzajya mwakira ibyumutse ariko ntimubahinde. Wenda Agorodira kivuga bese gaterize nari ngikomeje ntange nakira ibigori byumye, ariko kubera ko hari babandi bagurira hirya no hino bagura uburyo babibonyemo bwose bagapfa kubigura. Ibyo bituma rero ariko abo nabo baremewe cyane abakozi babo bagabye amashami hirya no hino. Ubucuruzi buri wese yemerewe gucuruza rwose, amarembo arafunguye. Ariko none wo bahera ngahe nimba bafatira ku byuma? Tubaze nko kuri isezo ishize igiciro twahereye ku mafaranga 150. Ni wabahereye? Niyo twatangiriyeho. Baturabeshya reka Elize. Wese gato Agorodira ugifite mikoro reka twumva uriya muturage we avuga ati ntago ariko bimeze. Murakoze, nitwa Gatesi Marie Goreti. Uriya ugura ibigori ari kubeshya kuko nabo bagura ku masantere abari abakozi be niwe uza kubipakira kuko amafaranga igiciro abari kimwe niwe ugitanga. Nanga yavuze ko bahera 150. Ni 100 hari igihe bigera kuri 80 amenshi ni iryibiri. Harundi uwo bahera 150 ninde? Yaha uriya mugabo bahera 150 namubonye. Uva umusaruro w'ibigori wabonetse tukabigurisha byumye. Twagombye nibura kubona amafaranga 200. Ubundi babahangahe uriya yaravuze ko bahera 150. Ni 80 amakeya ayongeyeho akabijana. None se ariko Dani hano hari umuntu uhagarariye koperative y'abahinzi. Ariko nashaka kugira ngo ndebe umuntu bahera 150 nimba hari koko kugira ngo twumve n'ibyo bavuga n'abari abakozi abayeheje mu mirenge hirya no hino. Reka hano ararika name nitwa Ruzindana ari Defonse. Ibyo bavuga ngo ibigori iyo byeze ngo baduha bambe 150 nukubesha ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ahubwo ubundi ikintu tubura muri uyu murenge wa Muzo twahuje ubutaka koko ibigori turabihinga bikera, noneho kubera kuko nta bacuruzi dufite uyu rwiyemeza mirimo ari nawe ukora mu ifumbire agakora no mu mbuto agahindukira akaza akayigura aduhayo ashaka tugeneye kuko ibigori tuba twabyikoreye tukabijana hariya mwanyuze mu Gakenke. Reba kugira ngo uve nahangaha wikoreye kilo 50 ukigeze iriya niyo baguhana 50 wayafata kuko ntiwabigarura ubyikoreye. Ahubwo uriya mugenzi wanjye wambanjirije wavuze ati nta buhunikiro dufite bwo kubihunika kuko biramungwa inahaba ubushuhe biramungwa koko. None ahubwo aba batugize akarima k'igikoni kuko twewe ayo baduha yose twayemera kuko nta kundi twabigenza. Urakoze cyane. Ngewe ndashimira nk'abanyamakuru mwadusuye rwose. Ndangije imyaka 57 y'amavuko niho nabona umuntu witwa umunyamakuru. Ahandi twumva radio iwacu, ahandi mu midugudu no mu mirenge, ariko kuba twababonye ubu nukuvuga ngo ibintu byacu byapfaga ubusa bigiye kuja bibona isoko kuko ubu ngubu nabo bari kubitagasha. Ubwo niwe nimushimiye Pax Express ni umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro mu Rwanda. Urumva ko baje kubasura muzajye muhora mushima Pax Express. Reka natwonye dusabe bwana Evergiste Gasasa akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Muzo. Aba bantu mu igisubizo cyihuse kuko barahinga bakeza yego biratinda nyongera umusaruro ariko ni umusaruro wabonetse amafaranga ni makeya. Murakoze cyane. Ndagira ngo nshimire abaturage namwe mbashimire kubera ko ikiganiro gihuza abaturage kigahuza abayobozi kiba ari ikiganiro cyiza. Ndagira ngo rero wenda ngire bikeya nsobanura. Mu murenge wa Muzo ibihingwa byatoranyijwe babivuze, harimo ibigori, harimo ibishyimbo, harimo ingano kuri uyu musozi ubu ngubu duteraniyeho witwa Kagano mu Butare, harimo ikawa ku gice kimwe cya Nyabarongo hariya hasi. Ariko wenda ngarutse
ku musaruro w'ibigori uraboneka kubera ko ntabwo tujya hasi ya toni nibura 40 kuri sezo. Iyo tuvuga ngo umusaruro wabonetse ari mukeya ntabwo tujya munsi ya toni 40 kuri sezo. Igitangaje rero numvise ni ku giciro, ariko murabizi namwe igiciro cyo mu Rwanda na politike yo kugena ibiciro ugura n'ugurisha nibo babanza kumvikana bwa mbere. Nyakubahwa Gitifu, ko Minagiri yavuze ko nta uzajya munsi y'igiciro cy'140 ku kilo. Nibyo nagira ngo nsobanure. Politiki nuko ugura n'ugurisha nibo bumvikana, ariko ku bicuruzwa bimwe cyane cyane nk'ibigori Minagiri ishyiraho nibura igiciro fatizo. Ariko icyo giciro fatizo nacyo kikagira imbogamizi imwe, ni y'uburyo bahunguye banahunitse wa musaruro. Nkuko babisobanuye, iyo umusaruro udatunganyije neza igiciro kiramanuka, iyo umusaruro utunganyije neza nibura abawugura bahera kuri cya giciro fatizo. Nyakubahwa Gitifu, niba mwakurikiye bino biganiro ubona kuvuga ko nta muturage asa n'umwe ufite umusaruro mwiza kurya haba 140? Nagira ngo wenda naho ngaho niho nendaga kugera. Hari umuhinzi mworozi witwa Rabureni ajya pakiza nka toni 7 z'ibigori, atanga ubuhamya hano ababwire igiciro bamuheraho. Ni umuhinzi mworozi wabigize umwuga, uzi guhungura ibigori bye, uzi kubibika kandi akagurisha ku giciro kinoze. Arahari hano aze kubaha ubuhamya ababwire ngo ibigori bye abigurisha kurangaye. Ikibazo cya kabiri gihari, ababandise usibye Rabureni we wumva niba byakemutse nta kibazo afite. Ababandise nicyo nashaka gusobanura nyine nkomeza. Ibigori byerera rimwe kandi bikwera ari byinshi. Ikibazo dufite kimwe gikomeye ni uko uburyo bwo kubihunika buratandukanye. Rabureni mu minsi yashize yagerageje gukora umuti wo guhunika ibigori bye awukoze mu rusenda, ntabwo ndi kwibuka ikindi avanga nacyo, ibigori akabihungira bikamara igihe akabigurisha ku giciro cyazamuka. Ariko Rabureni araharira kubera ko ari nacyo gihingwa baba bahinze kandi kibaha amafaranga kandi kidashobora guhunikika udakoresheje wa muti. Icyo bakora babijyanira ku isoko icyarimwe, yaba ari uwabihunguye ejo, yaba ari ibyumye neza, yaba ari n'uwabikuye ku bitiritiri uwo munsi. Wa mucuruzi rero ubyakira areba bwa bubebere, yasanga bitumye nawe bigiye kumuha kandi kazi igiciro kikamanuka, yasanga ibigori bitunganye agatanga nibura kuri cya giciro fatizo. Icya kabiri gihari ni za ngorane z'isoko abaturage babwiye. Ariko Nyakubahwa Gitifu, mwabanza mukamara impungenge bano kubijyanye n'igiciro. Ni nkaho igiciro nta kibazo gifite. Igiciro iyo uguze ibigori ubu ngubu bihagaze kuri 550 harimo nkunganire. Hatarimo nkunganire bigera kuri angahe? Hatarimo nkunganire 1,300. Urumva leta ntako itagize. Iyo umuturage aguze ibigori ku mafaranga 550, ikiro kimwe ashobora kugihinga kuri hegitari, bakamuha ikiro kimwe ku giciro fatizo 140. Tuvuga yuko nibura hegitari imwe tuyikuraho hafi tone 5 n'ibice 3 ku wakoresheje bya bipimo byiza. Twavuga ko 140 ari igiciro fatizo nta kibazo cyaba. Oya, ndimo ndavuga nyine kuri 140 bagaragaje ko batabona. Nta kibazo kirimo uko mubona cyangwa ko mukurikirana. Babaye batakibona ni ikibazo gikomeye, kubera ko ubwo umuhinzi yabakorera mu gihombo. Ariko nanone nitwirengagize ko guhinga hari ibyo umuntu aheraho, za kondisiyo za mbere. Hari ugukoresha inyongeramusaruro, hari ugukoresha ifumbire, hanyuma hari no gutunganya umusaruro, kuwanika, kuwusarura weze, hanyuma
ku isoko wujuje ubuziranenge. Arakoze cyane bwana Vergiste Gasasa, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muzo. Nibutse abadukurikiye ko ari ikiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi, ikiganiro cya Pax Press, umuryango nyarwanda w'abanyamakuru baharanira amahoro, ikiganiro giterwa inkunga na 11 ni ndetse na RGB ni ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere mu Rwanda, ndetse na Norwegian People's Aid, umuryango nterankunga w'abanya Norvege. Turi mu murenge wa Muzo mu karere ka Gakenke, aho turi kuganira n'abatuye muri uyu murenge. Ubundi hano mu murenge wa Muzo muri bino bice hari ikintu twumvise mu murenge wa Muzo ko namwe mwabonye VUP ni kimwe mu bibazo, ni kimwe mu bisubizo by'ibibazo. Mbonye ngakomye mu mashyi. Mwabonye VUP kandi hano hari umuntu ayo gukomye mu mashira, gukomye mu mashyi tuvuze VUP. Reka twumve igisubizo abona muri VUP. Witwa nde? Nitwa Habiyaremye Jean Pierre, nturuka mu kagari ka Kabatezi, umudugudu wa Rusororo. Jean Pierre, VUP n'ahandi mu gihugu hose ni igisubizo cy'ibibazo bigiye bitandukanye nk'ibi twavugaga: umuriro, telefone, rezo, ibiki, mituweli. Mwebwe hano muri Muzo bimeze bite? Muri Muzo VUP twarayibonye, ariko urebye turakora ariko guhembwa bikaba ikibazo. Nanone se kandi cyakomye kwera igisubizo? Ubu dukoze hafi amezi 2 ariko urebye na 3, ariko nta n'igihumbi bari baduha, kandi inzara iratwishe. Kuwa mbere turagenda icyumweru kigashira, nta n'igiceri cy'ijana. Ariko se mukora iki? Dukora umuhanda, uyu muhanda uturutse hano mu Kararama uhuza mu Buga. Nagize ngo uvuze uri uva ku karere ka Gakenke uza ahangaha muri Muzo, nawo murawukora? Wo ntabwo turawutangira, twahereye hano mu Kararama duhuza na mu Buga. Ura nawo muzawukora? Hari igihe nawo tuzawukora, bizaterwa n'ubuyobozi icyo buzatubwira, ariko ikibazo tugira turakora kuduhemba bakaduhemba nabi. Baje no kuduhemba twarakoze amakenze na 3 cyangwa 4 bakaduhembera imwe, ugasanga ibihumbi 8 nta kintu bikumariye. Aho ni mu kagari? Ni mu kagari ka Kabatezi, ariko ni mu murenge wose wa Muzo. Reka twumve iby'abandi. Wowe hano harundi yego Gatanazi. Yupi batubwira ngo bazaduhembera iminsi 15 tugakora amakenze na 3 nk'ubu turayujuje. Kuwa mbere uyu munsi twatangiye indi ya 4, ntago turahembwa n'ifaranga na rimwe. Uriya wavuze ko amaze amezi 3 ngo batari bayamuha. Oya nta makenze na 3 dukoze, uyu munsi twatangiye ya 4. None ikibazo dufite, uravuga barangiza bakavuga ngo weho ngo akazi kihorere, ngo bagakeneye barahari, ngo kandi bagashaka bagatuma nta kintu tuvuga, ahubwo bakavuga ngo nitujya kuguza amafaranga, ngo bagazunguka ngo dutanga mituweli, kandi amafaranga tuyafita muri VUP. Bakabagira inama yo kujya kuguza amafaranga hehe? Muri sako. Muri sako. Kumurenge. Reka tumwumve. Twumvikane. Uretse gatoya mama, uretse gatoya. Reka tumwumve n'uri uko bivuga. Banyita Akimana Izanye Angelique. Yego. Ariko noneho twebwe ikibazo dufite, baduha akazi tugakora, igihe cyo kuduhemba cyagera ntibaduhembe. Iyi saha nonaha twarakoze, twabuze imbuto, abamwe babura mituweli, batubwira ngo baje kuguza ku murenge, none n'uwayitanze inzara iramwishe, uje kubona ukabona umuntu ku muhanda araryama, washaka ikintu kimuryamishije ugasanga ni inzara gusa. Ubu ngubu mu murenge wa Muzo gose abakozi ba VUP tumeze nabi cyane. Ese nkawe bagufitiye angahe? Ngewe mfite ibihumbi 30. 30? Wabikoreye mu gihe kingana iki? Ngewe mbikoreye mu makenze na 3 niyo mazije gukora. Mbo amazina yanjye banyita Twizerimana Emmanuel. Twakoze mu biza, mbo tumaze gukora mu biza. Ariko gukora mu biza no kugira gute? Mwateje ibiza? Twubakiraga bari abantu bahuye n'ibiza. Mbo muko twarakoragamo rero baduha amafaranga makeya, turarekarama, batwemerera n'inkunga y'ibiryo. None se akose uretse gatanye ari Ndakizimana? Twizerimana Emmanuel. Twizerimana. Ubundi kubakira mugenzi wawe ni ngombwa amafaranga? Yahuye n'ikibazo nge
mbo nibo bifuje kuyaduha nta mpamvu tutari buyakorere. Babahamagaye babwira ngo muze mwubake ni amafaranga tuzabaha. Ni umushinga. Ni umushinga waje. Ufite amafaranga. Aha. Noneho tumaze gukora none ejo bundi baraduhamagaza ngo tuze baduhe ibiryo kandi bamwe nubwo twakoraga bamwe twanaburiwemo badushimbuje abandi ntibanabitugezaho bamaze kudusimbuza abandi. Ariko ibyo biza nibyo muri ryari ibyo biza ni ibyaryari n'ejo bundi bibyejo bundi muri 2016 bagufite amafaranga ye mubiza wowe dufate nk'urugero wowe mubiza bagomba kwishyura amafaranga ngahe? Ibihumbi 20. Nibyo bakurimo? Kuri VUP? Muri VUP ho nta badushizemo bagiye bashiramo uwo bashaka. Nahoze mbona benshi bavuga ko barimo nkajya mwese murimo ubutaka abaturage bakereye. Reka twumve ushinzwe ubutaka. Murakoze, nitwa Uyisenga Jean Marie Vianney, nkaba ndi umukozi ushinzwe ubutaka ibikorwa remezo n'imiturire mu murenge wa Muzo. Nkuko mubizi ku itariki ya 7/8 z'ukwa gatanu uno mwaka twahuye n'ibiza y'imvura nyinshi yaguye mu karere ka Gakenke aho yateje inkangu ibintu byinshi birangirika. Ni muri urwo rwego mu murenge wacu wa Muzo twahuye n'ibyo byago, hari abantu 157 basenyewe n'ibiza, inzu zabo zivaho zishiraho. Zimaze gusenyuka nk'akarere abafatanyabikorwa batanga inkunga bavuga ko abantu bafite ubushobozi bakizamurira amazu bagahabwa isakaro n'ibindi nkenerwa. Buretse gatoya bwana Jean Marie uwa VUP nawe nimba ari hafi yawe yigira hino gatoya kugira ngo ahita dusobanurira. Mwakomeza. Noneho nyuma yuko bamwe bazamuye hari organisation internationale bita OIM yifatanyije n'akarere bifuje ko badutera inkunga ko abantu 157 nibiza bakagira uburyo bubakirwa. Bwa mbere bansabye ko nshaka abantu abayedi 180 n'abafundi 45. Turabashaka barakora badufasha nyine kuzamura izo nzu z'abantu basenyewe n'ibiza. Twarebye abakennye kurenza abandi turabubakira bigenda neza. Icyo gihe kuri raundi ya mbere twakoze iminsi 10. Umufundi yahembwaga 3, umuyede agahembwa 1000. Turangije gukora amafaranga yaraje banayabahemba mu ntoki. Ayambere yaraje bayabahemba mu ntoki. Bamaze guhembwa mu ntoki njyewe ndabyibuka ubwo twari ku murenge mbere yuko bahembwa nabakoresheje inama babwira nti nubwo muhembwe mu ntoki ntago ari byo ko amafaranga ubundi aca mu ntoki, amafaranga agomba kunyura kuri konte kugira ngo twizere n'umutekano wayo. Kuko bamaze no guhembwa nabonaga uburyo abantu bari kuyakoresha ukabona nago bikwiye. Ndabwira nti mwese mufunguza amakonte, hari ababyumvishe hari n'abatarabyumvishe. Batwongeza indi minsi 20 ariyo iyi ngiyi isa naho yateje ikibazo. Iminsi 20 turayikora irarangira. Mu gihe yarangiye twasanze abantu twari twakoresheje muri twubakira bahuye n'ibiza nka 99% bari babantu n'ubundi bakora muri VUP kuko ari ubona ari bo bantu imibereho yabo iri hasi. Urumva ko twari twabafashije ngo nabo barebe ko bakiteza imbere. Kandi VUP nanone ikaba yatangiye. Urumvikana ko bahise bajya muri VUP. Ntago rero twari ya minsi 20 irangiye batwongeza indi 10. Nta kuntu twari gukoresha abantu muri VUP ngo bongere bajye bavayo bajye no kubakira bahuye n'ibiza. Niyo mpamvu nahise nsaba mu midugudu n'ubuyobozi bw'akagari ngo bamfashe barebemo ba bantu bakennye nanone babona mitiwere bibagoye donc bakennye pe. Banzanira urutonde ndongera ndangaja abayede 183 n'abafundi 60. Abambere se bari bubatse barahembwe amafaranga yabo barayabonye kuri sako. Kandi ngewe bwana Jean Marie abase barimo kuvuga nabaye buretse nsobanura icyo bashaka. Reka sobanure bese gatoya reka twumve Jean Marie. Icyiciro cya mbere twakoze iminsi 10 babahemba mu ntoki. Icya kabiri bakora iminsi 20 barahembwe. Nta muntu hano muramye ko nawe bahembe kuri sako ahubwo ikibazo cyajemo
nuko bumvishe turi kuvuga abo kuri iki cyiciro cya gatatu. OIM yatubwiye ko itazabahemba amafaranga ifatanije na PAM ko bazabahemba ibiryo by'abakoze iki cyiciro cya gatatu. Iyo minsi 10 ya nyuma byaraje bumva ko ari ibyabo kandi banabonye amafaranga. Arakoze bwana Shama, reka twumve wa VUP. Turagaruka mu kanya, turagaruka turi hano turaganira namwe. Etienne bese gato twumve VUP kuko kiriya cyari kijyanye nibiza, sibyo? Kandi abenshi mwambwiye yuko muri VUP kandi ari igisubizo ku bibazo mugiye mufite. Mwatangira mutwibwira. Murakoze. Nitwa Rwangano Aimable, ndi umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Umurenge wa Muzo. Kujyanye na VUP harimo ibice bitatu. Hari imirimo y'amaboko, hari bavuzeho yandi bakora ku muhanda, mu materasi n'ibindi bitandukanye. Hakaza igice cya kabiri kijyanye n'amafaranga ahabwa abatishoboye bita amafaranga y'ingoboka. Hakaza igice cya gatatu kijyanye na serivisi z'amafaranga anyuzwa muri sako umuntu yakoze umushinga. Ibyo byose uko ari bitatu biri hano muri uyu murenge. Byose birahari. Okay. Ntagire ku cyambere cy'imirimo y'amaboko. Barakoze rero baratangiye barakoze icyiciro cya kabiri nyine cy'imirimo y'amaboko bagomba guhembwa ariko bavuze ko amafaranga rikada. Ibyo ntabwo byaturutseho, ntabwo bizatanya n'ingengo y'imari ya 16-17 twabutiza amabwiriza atangwa n'akarere kuko niko gatanga amafaranga, ntabwo ari twebwe umurenge bafite avuga ko ari bahereza kuri sako bakayahembwa. Nabwo utangiye kenzene bita kenzene iminsi 9 ku itariki 30 niyo kenzene ya mbere. Dutangira kabiri ku itariki 3 kugeza ku 15 ubwo n'isi 12 ibaye 21. Icyo itumi procedure hamwe no twanakomeje kuri ko muhanda wari wahanzwe wanyuzemo nibiza ariko handi babikoze nka muri Mataba handi barahagaze bose ntabwo gikora. Turakomeza dukora amaliste ikigaje mu karaje muri procedure vuga 5 nibyo nari ndimo uyu munsi president wani yagiye ajanye akariste ka nyuma ariko nago gukosora gusa amakosa yararimo nabundi akarere tugejeje ko ariko amafaranga areje bundi bakabona igisubizo. Ubwo amakuru avaho ngaho ibukuru nyine avuga ko mubayabona nka ryari. Bo ntabwo procedure amafaranga murazizi buryo asora amafaranga ariko amakuru arimo batwizaga ejo bundi kuri ko intore zabo zagiye kuwa 5 amakonte barafite byose byarakozwe nukuyangana ari ejo bundi amafaranga zazo. Nyakubahwa Gitifu, reka uze ugira icyo uvuga kuri izi ngingo ebyiri mbibutsa yuko ari bwana Everigiste Gasasa akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muzo. Mu kiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi, ikiganiro cya Pax Press, umuryango nyarwanda umuryango nyarwanda w'abanyamakuru baharanira amahoro, tukaba turi mu murenge wa Muzo aho turi kuganira n'abaturage. Bwana Executive, hari utuntu tubirusha ugomba gukomozaho ariko ushatse barakuri iki ngiki. Murakoze. Ndagira ngo mbanze nshimire abaturage ibyo bagaragaje, nshimire bagenzi banjye namwe mbashimire. Ngarutse ku bya VUP, umukozi ushinzwe imibereho myiza yabisobanuye neza. Wenda ikibazo kirimo ni cyo gutinda kw'amafaranga kandi nabyo nekereza ko ibisobanuro byumvikana, ariko ndagira ngo ngaruke ku bagenerwa bikorwa. Twese turi abantu ariko nabo ni abantu, bajye bihangana bere kubeshyera ubuyobozi, ikiriho bakivuge, ikitariho nacyo ntibihe gusiga isura mbi ubuyobozi. Babeshye iki ngo bahita bikosora? Ndagira ngo mbabwire ko kuwa 4 njyewe ubwanjye nisuriye abakozi bakora muri VUP tugirana ikiganiro cy'isaha, nanabagaragarije aho ikibazo gishingiye nk'uko umukozi ushinzwe imibereho myiza amaze kubisobanura, ndetse nanabizeza ibyo nari maze kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ko muri iki cyumweru amafaranga bakoreye y'amakenzene 2 no kuvuga iriya minsi 9 n'indi minsi 12 nibura muri iki cyumweru yaba abonetse. Abakora muri VUP baba baraha bambera abagabo ko tutakiranye icyo kiganiro. Icyo gihe turi nagiye kubaganiriza bambajije ikibazo cy'ibiryo, ndababwira nti ibiryo byaje, ibiryo bya bakoze mu biza. Abarambaza ngo se natwe tuzabibona
ku makuru nari mfite ni nayo nabasobanuriye nababwiraga yuko abakoze mu biza bazabona ibiryo ku munsi wo kubitanga. Arakoze cyane ni bwana Evergiste Gasasa akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muzo. Ko mutamushimiye nabahaye amakuru wahagije. Akaba ari na rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'urubuga rw'abaturage n'abayobozi, ikiganiro cyaberaga mu murenge wa Muzo, ikiganiro cya Park Express, umuryango nyarwanda w'abanyamakuru bahanira amahoro, kikaba ari ikiganiro giterwa inkunga na 11 ndetse n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere mu Rwanda RGB na NPA, umuryango nterankunga w'abanyanoruveje. Twari turi mu murenge wa Muzo mu karere ka Gakenke. Abayoboye kino kiganiro ni Richard Dani Iraguha, Elize Byiringiro ndetse na Etienne Gatanazi. Murakoze naye ndabashimiye. Arakoze Dani mu mumera amashyi. Urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Umurenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki. Ubugeze turabatuye ibigori bye inakahako. Usabwishizwe haba hazwe. Icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara. Imyumbati ntangameze gute? Soko rije bigashyira ku giciro, hari abashaka igiciro cyabo. Genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni ibihumbi 21 uzishyura ngo n'amagana. Park Express itangazamakuru rigamije amahoro.